Ndashimira Imana nanone ko twongeye kongera kubona uyu munsi wa kane wo kugira ngo tubashe kuvuga ubutumwa bw'Imana, kuvuga iby'ubutumwa bwiza bw'Imana. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Ni umugisha, ni umugisha, ni ukuri, ni umugisha ugeretse ku wundi, kugira ngo abantu bongere guhura bahuje kandi bahuriye ku ijambo ry'Imana. Imana yacu ishyirwe hejuru. Rero tudatinze, twarebaho gake ibyo twabonye ku munsi w'ejo. Twari turi mu murimo y'ukuri muri misiyo yo mu ambasaderi. Misiyo ya ambasaderi w'Imana, w'ubwami bw'Imana ni iyihe? Twabonye rero ejo ko icya mbere ari ukuba guhabwa kuba umutware, gutwara isi n'ibiri mu isi. Gutwara isi n'ibiri mu isi, twarabonye icyo ubwo butware, gutwara isi n'ibiri mu isi, twarabonye icyo bidusaba kugira ngo tubashe kubigeraho. Ikintu cya mbere bidusaba, twabonye ko bidusaba kumenya no gusobanukirwa ubushake bw'Imana. Kumenya no gusobanukirwa ubushake bw'Imana, twabonye ko ari ikintu cy'ingenzi cyane, kuko ubushake bw'Imana nibwo buhuza ubwami bwo mu ijuru n'ubwami bwo mu isi. Rero ntabwo wahagarara ngo ube ushobora kuba uhagarariye sikirisare cyangwa branche runaka utazi icyo umuyobozi mukuru ari we nyiri kampani, cyangwa ari we nyiri uruganda, cyangwa ari we nyiri banki, cyangwa niba ari we nyiri iki, noneho ni we nyiri ubwami, ntuzi icyo ashaka, kandi ari we uwo ugomba gukora biciye mu mugambi we, biciye mu cyo ashaka n'ubushake bwe bwose. Rero aho ngaho kumenya ubushake no kubusobanukirwa neza, twabonye ko nta handi tubibonera kereka mu ijambo ry'Imana, aho kuko ijambo ry'Imana niryo tegeko nshinga ritugenga nk'abana bo mu bwami bw'Imana. Rero umuyobozi wese w'igihugu cyangwa wo mu bwami agomba kuba afite itegeko nshinga, constitution rimugenga. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Rero hari ahantu abantu bajya bakunda kwitiranya no kwibagirwa, abantu ugasanga constitution mu busanzwe, mu byo tumenyereye, constitution cyangwa itegeko nshinga rishyirwaho n'abaturage, aho ni muri demokarasi. Ariko mu bwami itegeko nshinga rishyirwaho n'umwami. Ni nayo mpamvu ijambo ry'Imana ariyo Bibiliya ni amagambo yavuzwe n'Imana. Ijambo ry'Imana riratubwira ko amagambo ya Bibiliya yahumetswe n'Umwuka Wera. Rero icyo umwami avuze gihinduka itegeko, twarabibonye. Niyo mpamvu n'icyo Imana yavuze cyose muri iki gitabo cya Bibiliya dukoresha tugendana cyahindutse itegeko. Ibyo rero niho harimo ubushake bw'Imana. Urabibona neza iyo urebye muri Matayo igice cya 5 ku murongo wa 17, aho Yesu Kristo ubwe yivugiye ngo mwibwira ko naje guhindura ibyahanuwe, ariko ntabwo ari cyo cyanzanye. Sinaje guhindura amategeko n'ibyahanuwe, ntabwo, ahubwo naje kubikomeza. Aleluya. Nawe ubwe Yesu Kristo ntabwo yazanywe no kugira ngo agire icyo ahindura, dore ko abafarisayo bakomezaga kubimutegeramo ngo bumve niba hari icyo ari buze guhindura. Ariko icyo umwami yavuze gihinduka itegeko, ntawe ugomba kugihindura nubwo byagenda biti. Rero twabonye ko ayo mategeko, ubwo bushake bw'Imana, iby'Imana yashatse, tugomba kubimenya tukabisobanukirwa. Ese waba wari uzi impamvu Kristo Yesu cyagiye ku musozi wo guhindurirwamo yahuye na Mose agahura na Eliya? Yahuye na Mose ahura na Eliya, ntabwo yahuye na Aburahamu, ntabwo yahuye na Dawidi, ariko yahuye na Mose ahura na Eliya. Kubera iki? Kubera ko muri Bibiliya bagaragaza ko umuntu wari uhagarariye amategeko ni Mose. Ari nayo mpamvu bavuga ko ibitabo 5 bya Mose ari byo bitabo by'amategeko.
kuvuga ngo ibitabo by'amategeko bihagarariwe na Mose, babivuga kuri Mose. Ni ukuvuga ngo itegeko ryari rishingiye kuri Mose, kuko mwibuke ko ari nawe Imana yahaye amategeko, yazabwiye ngo nazamuke aze imuhe amategeko. Amategeko ahabwa Mose. Iyo ugiye kureba noneho usanga umuhanuzi agaragara ko yagiye akoreshwa ibintu bikomeye, yabaye intwari mu gukorana n'Imana no mu kugendana n'Imana, usanga ari Eliya. Eliya rero yari ahagarariye ubuhanuzi. Abo bose rero barahuye, bahura na Kristo Yesu, baza kumukorera ihererekanyabubasha, kuko Kristo Yesu yagombaga guhuza ibyo bitabo byombi, igitabo cy'amategeko n'ubuhanuzi, agihuze n'isezerano rishya, kuko ari we yari aje kubihuriza hamwe ngo bisohorere mu mubiri we, bisohozwe nawe. Imana yacu yahabwa icyubahiro. Rero kubimenya, gusobanukirwa ayo mategeko, gusobanukirwa ubwo bushake bw'Imana, nibyo byagufasha nk'umwami, nk'umutware, kugira ngo ubashe gushyira inshingano zawe mu bikorwa. Icyo rero twarakibonye, tubona ko n'icya kabiri dukwiriye kugendera mu gihe, kwita ku gihe cy'Imana, kwita ku gihe atari igihe cyacu, ahubwo igihe cy'Imana. Twabonye ko Yesu mu byo yakoraga byose yakoreraga mu gihe cy'Imana, ntabwo yakoreraga mu gihe cye, ahubwo yakoreraga mu gihe cy'Imana. Natwe rero icyo tuba dusabwa gikomeye ni ukumenya gukorera mu gihe cy'Imana. Igihe cy'Imana ni ingenzi, kuko igihe cy'Imana nicyo kigaruka kigahesha Imana yacu icyubahiro. Cya gatatu twabonye cyafasha umuntu kugira ngo abashe gutwara isi n'ibiyirimo, twabonye ko ugomba kwemera kuba igikoresho, gukoreshwa n'Imana, kuba igikoresho Imana ishobora gukoresha mu gihe icyo ari cyo cyose, no mu mpamvu izo ari zo zose, utirebyeho, utarebye ibyawe. Ibyo rero ni umurimo wa mbere, ni misiyo ya mbere twabonye ejo, tubona ko twayishoboreshwa n'ibyo bintu uko ari bitatu. Uyu munsi turareba misiyo ya kabiri. Misiyo ya kabiri ni uguhagararira igihugu cyawe. Guhagararira igihugu cyawe turabizi neza, twarabisobanukiwe, twarabikuruye, tugerageza kubivanayo, tubona igihugu cyacu ni ikihe. Igihugu cyacu twarabibonye, aho ijambo ry'Imana rivuga ngo isi, muri Zaburi 115 ku murongo wa 16, ngo ijuru ni iry'Uwiteka, ariko isi yayihaye abantu. Isi yayihaye abantu. Twongera tubona ko Imana yaremye isi mu rwego rwo kugira ngo yagure ubwami bwayo, ibwagurire mu isi. Rero igihugu cyacu turimo ni isi, icyo duhagarariye ni ubwami bw'Imana bwo mu ijuru, muri extension yabaye mu isi, noneho twebwe tukaba turi abatware bahagarariye bwa bwami bw'Imana mu isi. Ese ubwo bwami bw'Imana mu isi tubahagarariye muri bande? Aho niho hantu hambere tugomba kumenya. Ese ko twebwe turi abaturage bo mu bwami bw'Imana mu isi, ese ubwo bwami bwo mu ijuru duhagarariye, turi abatware bo mu bwami bw'Imana mu isi, tubuhagarariye imbere y'abandi? Tuzi ko umuntu yahagarariye igihugu, ni ukuvuga ngo hari igihugu kimwe gifite imico runaka, gifite uburyo cyitwara, nawe ukaba woherejwe kugira ngo ubashe kuvuganira, ubashe kwamamaza, ubashe mbese guhagararira igihugu cyawe muri kiriya gihugu. Twarabibonye rero mu Bakolosayi 1:13, aho twabonye ko Yesu yadukijije ubutware bw'umwijima. Kuvuga ngo Adamu amaze gukora icyaha, isi yahise yuzuramo umwijima. Amaze gukurwa muri ya ngobyi ya Edeni, yirukanywemo, ni ukuvuga ngo abasigaye imitima yabo byarahindutse, hahindukamo umwijima. Ntabwo uwo mwijima uvugwa
nongere tubivuganeho, ntabwo ari uko ukwezi kutaka cyangwa izuba ritaka, oya, iyo bavuga gutyo bavuga umwijima wo mu mitima y'abantu, kuvuga ngo imitima y'abantu yarijimye, irijima kuko wa mucyo wari ubarasiye ari umucyo uturuka ku Mana utagihari kuko bakuwe mu maso y'Imana. Iyo rero wamaze gukurwa mu maso y'Imana niho havuka kwigomeka kose. Iyo twagiye kureba rero nanone ugiye no kubireba muri Yohana igice cya mbere ku murongo wa 5 haratubwira ngo uwo mucyo uvira mu mwijima ariko umwijima ntiwabashije kuwumenya. Aha nanone bagaragaza ko Kristo Yesu ari we yari umucyo, yaje ari umucyo. Uwo mucyo rero si ukuvuga ngo waraje usimbura izuba, oya, ni umucyo wagombaga kuvira mu mitima y'abantu. Hari abemeye rero ko uwo mucyo bavira, wa mwijima wari uri muri bo urahunga. Umwijima wazanywe n'iki? Twabonye ko umwijima wazanywe n'icyaha. Hari abandi nabo banze ko uwo mwijima uvamo, banga umucyo, bihitiramo umwijima, baguma muri uwo mwijima. Ariho hahandi twabonye mu Bakolosayi 1:13 ko ariho Kristo Yesu yadukuye, ko ariho Kristo Yesu yatuvanye. Bivuga ngo twebwe yadukuye hariya, hari abandi basigayeyo, hari abandi basigaye muri uriya mwijima. Rero ni ukuvuga ngo bariya basigaye muri uriya mwijima, nk'uko Kristo Yesu yaje twebwe akadukurayo, hari n'abandi nabo bakeneye kuba batabarwa. Rero aha nakubwiraga guhagararira igihugu cyawe, kuvuga ngo iki igihugu ubwami bw'Imana buracyakeneye guhagararirwa, buracyakeneye kuvugirwa muri iyi si. Ariko kugira ngo ubuvugire ni uko nawe ubanza ukabugarukamo. Haleluya, ubanza ukabumenya, ubanza ukamenya icyo ugomba guhagararira. Ese urahagararira iki? Ese uragihagararira gute? Aha twongere twibuke neza ko ubwami bw'Imana tubutandukanye, ntitubwumvire muri sanse y'itorero, kuko nubwumvira muri sanse y'itorero ukabugereraniriza mu itorero, uraza gutakara kuko iyo navuga ngo ni religion. Ariko ubwami bw'Imana ni bugari, ni bugari. Navuga ngo dufashe ngo itorero naryita nk'aho yaba ari nk'inama y'abaminisitiri, aho abayobozi bahuriye kugira ngo babashe kuganira ibyo ubutware bw'igihugu cyabo, ibiri mu gihugu cyabo. Rero iyo abantu bahuye mu itorero bagahurirayo, ni ukugira ngo bongere bibukiranye, bongere barebe, bongere basubire mu itegeko nshinga, basubire mu bushake bwa nyiri ibintu, bumve, baganire, barebe, bongere bibukiranye, banungurane ubwenge. Rero niyo mpamvu ufashe ubwami bw'Imana ukabubarira mu itorero uraza gutakara. Imana yacu yahabwa icyubahiro. Ubwami bw'Imana rero wowe ubwawe uhamagarirwa guhagararira ubwami bw'Imana. Wowe ambasaderi runaka uhagarariye igihugu cyawe, uhagarariye ubwami bwo mu ijuru, ubuhagarariye muri bwa bwami bwo mu isi. Twibukiranye ko ijambo ry'Imana mu Byahishuwe 1:6 hatweretse ko turi abami n'abatambyi bo mu bwami bw'Imana. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Rero wowe misiyo yindi ufite ni uguhagararira ubwo bwami bw'Imana, kubuhagararira hano muri ubwo bwami urimo. Turebe noneho mu kuvuga ngo mpagarariye igihugu cyanjye, nabyo wumva harimo ibyadufasha ibyo dukwiriye kumenya
dukwiriye guhagararaho, dukwiriye kumenya ko ari byo duhamagarirwa gukora kugira ngo tubashe kubikora neza. Icya mbere ni inyungu. Uhagarariye inyungu z'Imana. Haleluya. Uhagarariye inyungu z'Imana. Imana yacu yahabwa icyubahiro. Iyo tugiye mu Itangiriro igice cya mbere ku murongo wa mbere, tubona inyungu z'Imana za mbere ni izihe. Ku murongo wa mbere, Itangiriro igice cya mbere umurongo wa mbere haravuga ngo mbere na mbere, Itangiriro igice cya mbere ku murongo wa mbere haravuga ngo mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Haleluya. Birumvikana ko Imana yaremye ijuru, ubwo ni headquarter, irangije irema n'isi. Imana yacu yahabwa icyubahiro. Rero Imana yaremye isi. Isi ni kimwe mu nyungu z'Imana. Iyo wagiye rero ukagera ku murongo wa 26, yarabyegeranije byose. Itangiriro 1:26, noneho yahise Imana ibyegeranya byose, inyungu z'ubwami bw'Imana tugomba kwitaho. Imana yarabyegeranije, iravuga ngo tureme umuntu mu ishusho yacu, ase natwe, batware amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'amatungo n'isi yose n'igikururuka hasi cyose. Amen. Haleluya. Aha Imana, twibuke ko nyuma yo kurema isi n'ijuru nk'uko twabibonye, Imana yaremye ibi biriho. Imana yaremye, yategetse amazi yegeraniriza mu nyanja, itegeka ubutaka kubaho bubaho, irema ibyo mu nyanja, irema ibiri ku butaka, irema ibiri mu kirere, irarema ibyo bintu byose, irema amatungo, ibyo bintu byose irabirema bibaho. Ibyo byose biri mu nyungu z'igihugu, z'ubwami bw'Imana, kuko biri mu isi. Noneho ibyo byose Imana irabiha umuntu ngo abitware, ariko ngo atware n'isi. Haleluya. Ngo n'isi yose, atware n'isi yose. Ni ukuvuga ngo umwami agira ubwami, kandi ubwo bwami ni kimwe mu nyungu agomba guharanira. Tujya tubibona uburyo abayobozi b'ibihugu baba baharanira ubusugire bw'igihugu cyabo. Iyo bavuga ngo ubusugire bw'igihugu cyacu, ni ukuvuga ngo ni ukurinda igihugu kugira ngo kitagira umwanzi ukinjiramo. Nawe nk'umuntu urinze igihugu cy'ubwami bw'Imana, urinze ubwo bwami bw'Imana, ugomba kurwana no kugira ngo hatagira umwanzi yongera kwinjira muri bwa bwami bw'Imana. Twabonye ukuntu Adamu na Eva binjiranywe na Satani, akabinjirana, akaba ari we ubavana mu kumvira no kubaha Imana, akabateza kwigomeka ku Mana. Rero nawe umenye ko muri yasi harimo ibice bibiri. Harimo abamaze kwemera gusubira mu bwami, ariko hari abandi bataremera kongera kugaruka muri bwa bwami bw'Imana, batarongera gusubizwa wa mugabane wabo mu bwami bw'Imana. Abo ngabo rero tugomba kumenya ko batagomba kutwinjirana, kuko nabo hari ubundi bwami babarirwamo, ariho hahandi twabonye mu Bakolosayi 1:13 ko babarirwa mu bwami bw'umwijima. Ubwo bwami bw'umwijima rero ugomba gukora ku buryo butongera kwinjirana ubwami bw'Imana. Aho ngaho turanabibona muri Yohana 3:16 uburyo Imana yabishyizeho kashe. Iravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo
umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwa ubugingo bw'iteka, ubugingo buhoraho, ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane. Urumva rero ko nyuma yo kurinda ubusugire bw'ubwami bw'Imana hagomba gukurikiraho abari mu isi. Mwene data, kugira ngo Imana ifate iminsi 5 yose iriho irarema isi n'ibiyiriho, urumva ko cyari ikintu Imana ishyizeho umutima, dore ko yashakaga ko iba hagukira ubwami bwayo. Rero ugomba kubiha agaciro, nawe nk'uwashinzwe kubihagararira ugomba guha agaciro ibyo bintu Imana yahaye agaciro, maze ikabishyira mu maboko yawe kugira ngo ubirinde. Rero nawe ugomba kugira ibitekerezo, mindset y'ubumana, mindset ya kingdom, ukumva ko uri umwami kandi umwami ashinzwe kurinda ubusugire n'ibiri mu gihugu. Rero nawe hari ubwami ushinzwe kurinda. Icya kabiri ugomba kurinda, muri uko kurinda inyungu z'Imana harimo abantu. Haleluya, harimo abantu. Ngo kuko Imana yakunze abari mu isi. Haleluya, ntabwo bavuga ngo kuko Imana yakunze ibiri mu isi, ahubwo baravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi. Imana nibyo koko yaradukunze, no mu buryo yaturemyemo biragaragara ko koko yadukunze, kuko yafashe ibiri muri yo ifataho ishyira muri twe. Ariyo mpamvu muri iriya jambo ryo Itangiriro 1:26 hatubwira ngo tureme umuntu mu ishusho yacu ase natwe. Gusa n'Imana, kugira ishusho y'Imana ni ukuvuga ngo ni ukugira akamero k'Imana, ni ukugira karagiteri y'Imana, ni ugutekereza nk'Imana, ni ugukora nk'Imana, ni ukuvuga nk'Imana. Haleluya. Petero ngo ari kwa Kayafa baramwumvise uko avuga, barangije bavuga ngo ye, uzi ko avuga nk'abo. Uko ni ukuvuga ngo yari yarageze ahantu yinjiranamo na Kristo, bigeraho asigara atekereza nka Kristo, avuga nka Kristo, mbese amareyagisiyo ye, ibitekerezo bye, imivugire ye yari itandukanye n'iy'abandi. Rero nawe mutware wo mu bwami, wowe uhagarariye inyungu z'Imana, ugomba kugaragaza ya karagiteri y'Imana, ugakunda abantu b'Imana nk'uko n'Imana nayo yakunze abantu. Ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, ngo nicyo cyatumye itanga umwana wayo w'ikinege. Kuki umwana wayo w'ikinege yaje? Kristo Yesu yaje mu isi aje gutabara, niko navuga, yaraje gutabara kuko ibintu byari byadogereye, ibintu byari byabaye bibi cyane. Abantu ngo babaye babi cyane, babaye babi cyane cyane, bituma Imana ivuga iti ibyo ari byo byose sinakongera kurimbura, kuko ubwa mbere habayeho umwuzure mu gihe cya Nowa, abantu bararimbuka. Ubu rero noneho Imana iravuga ngo oya, ntabwo ndi bwongere kurimbura rwose, ahubwo reka nkore mbese sitarateji ya nyuma, ingamba ya nyuma ni uko ngiye gufata umwana wanjye mwohereze mu isi. Haleluya. Imana ntabwo byari biyoroheye, kuko kohereza Yesu byafashe ibintu byaciye mu nzira zikomeye. Ni ukuvuga ngo Yesu yari umwuka nk'uko n'Imana ari umwuka, nk'uko nawe ukiremwa kwa kundi waremwe mu Itangiriro igice cya mbere, waremwe uri umwuka. Ariko tugarutse tukajya mu gice cya kabiri, ubona Imana irema ikibumbano, yaremye mu mukungugu, irema ni nkaho navuga ngo hari umuntu wo mu mwuka yari ari mu ijuru, yaremwe mu Itangiriro igice cya mbere, noneho haza ikibumbano
cyabumbwe mu itangiriro igice cya kabiri, kuko wa muntu yaremwe mu itangiriro igice cya mbere, igihe cye cyo kuza mu isi kugira ngo abashe gukorera yasi kandi ayirinde, nk'uko ijambo ry'Imana ribitubwira. Imana ibibwira Adamu hari hageze, noneho bisaba ko hari umuntu ubumbwe mu itaka rihuye n'isi kugira ngo ahinduke inzu yo gutuzamo wa mwuka. Haleluya! Ijambo ry'Imana rirakubwira ngo ese ntuzi ko uri inzu y'umwuka wera? Rero umwuka ntabwo ushobora kugenda kuri ubu butaka, ntabwo wakoperatingira ngo ukorere kuri ubu butaka utari mu kibumbano, ari cyo uyu mubiri w'inyuma dutuyemo. Uyu mubiri w'inyuma rero niwo utuyemo wa muntu yaremwe, wa mutware atuye muri uyu mubiri w'inyuma. Nayo mpamvu bidusaba imbaraga nyinshi kugira ngo wa muntu w'imbere adatsikamirwa n'iki kintu cy'inyuma kiri aho cyamenyereye, cyakorewe muri ibi bitaka by'aho cyamenyereye, noneho ngo cyo kirarire muri ibi bintu by'isi cyamenyereye. Imana iturengere kandi dutabare. Rero tubonamo ko mu byo dushinzwe gucunga mu nyungu z'Imana harimo n'abantu. Haleluya! Ari nabo batumye Kristo Yesu aza. Rero Kristo Yesu yaraje kugira ngo acungure. Muri Yesaya 61 ku murongo wa mbere harabitubwira, no muri Luka arongera akabigarura kutubwira ko yaje kubohora imbohe, yaje gutangaza umwaka w'imbabazi, yaje kumara amarira bariraga, yaje gukura abari mu kiriyo. Ibyo ni ukuvuga ngo hari abari baboshye, hari abari baboheye muri wa mwijima bagombaga gukurwamo. Yesu araza azanywe n'icyo ngicyo, ariko si icyo cyonyine cyari kimuzanye. Yagombaga kongera agasana ubwami bw'Imana. Yamara gusana ubwami bw'Imana, amaze kutwuhagira ibyaha byacu, akajya kuzimu, akagarura imfunguzo, akazidusubiza, aricyo kimenyetso cy'ubutware twongeye gusubirana. Muri Matayo 16 ku murongo wa 19 aranatubwira ati, dore yemwe, dore mbasubije imfunguzo, mbasubije ubutware. Icyo muzaboha mu isi no mu ijuru kizaba kiboshye, kandi icyo muzabohora mu isi no mu ijuru kizaba kibohoye. Mbese yongera adusubiza muri ya mikoranire, bwa busabane n'ijuru. Haleluya! Ikindi cya gatatu cyari kizanye Kristo Yesu kwari ukugira ngo noneho yigishe abantu kuba muri bwa bwami, mbese bwa bwami kububamo, kwexersa, gukoresha ya autorite. Iyo turebye uburyo yabyigishije, wabibona neza ukuntu kuri cya giti cy'umutini, ubona ukuntu Yesu yaciye ku giti cy'umutini. Amaze guca ku giti cy'umutini muri Matayo 11 ku murongo wa 13 na 14, ukamanuka ukajya ku murongo wa 20, ugasimbuka ukajya ku murongo wa 20, aho hose yari ariho arabereka ubutware bahawe uburyo bukora. Arangije arababwira ngo aca ku giti cy'umutini, agiciye asanga aracyegera, azi ngo hariho imbuto yabasha kurya. Ageze asanga ni ibibabi gusa, nta mbuto zihari. Yesu arakivuma, aravuga ngo ntawe uzongera kurya urubuto rwawe iteka ryose. Baragenda, ariko intumwa zabikubise mu gutwi, zibasha tuzongera duca maze turebe uyu nawe yishyizeho. Bwarakeye barahanyura, basanga cya giti ngo cyumye burya, ngo cyuri mu gihereye mu mizi. Aho Yesu yari ariho arababwira ngo kwari ukubereka, ngo ababwire ati, rega bwa butware mwahawe nibwo burakora, ntimukabukerense kandi ntimukabushushanye.
rero yesu atangira kugenda abigisha aberekera uburyo bwo gukoresha bwa butware bari bahawe bagaruriwe. ikindi nanone yaraje kubereka ibanga ryabashoboza gukoresha ubutware neza kandi bukagira umumaro. ahangaha turabona ukuntu yesu yabiberekeye mu gusenga, kuko niba hari headquarter wowe ukaba uri muri branch cyangwa uri muri sikirisare yayo, udashobora kumenya amakuru yaho, udashobora kumenya ibigezweho, udashobora kumenya ibiri ku murongo wo gukora, byanze bikunze uzaferinga, bizakunanira, bizagupfana. rero muri Luka 11 ku murongo wa mbere naho baratubwira, reka tuhasome Luka 11 ku murongo wa mbere. Luka igice cya 11, igice cya 11 ku murongo wa mbere haravuga ngo nuko ari ahantu hamwe asenga, arangije umwe mu bigishwa be aramubwira ati, databuja twigishe gusenga nk'uko Yohani yigishije abigishwa be. Haleluya. rero ni ukuvuga ngo bararebaga Yesu, bararebaga ukuntu, ko Bibiliya itubwira ko yabyukiraga mu rukerera, yabyukiraga ku musozi gusenga buri munsi, cyangwa akararayo buri munsi. rero ni ukuvuga ngo ubuzima bwa Kristo Yesu bwari ubuzima bw'amasengesho. ese ko yari Imana, ni ukubera iki Kristo Yesu yagombaga gusenga buri munsi? wowe uyu munsi uri umuntu, ariko hari igihe usenga cyangwa ntusenge, hari igihe usenga yo kurya cyangwa ugasenga yo kuryama, ariko Kristo we yarasengaga. ibyo yabikoraga ashaka kwigisha aba bantu uburyo bagomba gukoresha bwa butware bitabavunnye, bitabananije, cyangwa ngo babivemo cyangwa ngo babitererwemo. nuko bagomba kuboneka imbere y'Imana. Imana rero Yesu yagiye anabigisha cyane ku bijyanye no gusenga. no muri Matayo 6:5 turabona uburyo yababwiye uburyo bakwiriye gusenga, ko bakwiriye kwiherera, ukihererana na Data wa twese, ukajya imbere ye. impamvu yababwiraga ko bakwiriye kwiherera ni uko mu by'ukuri twe hari ibintu twica abantu b'Imana, ari nayo mpamvu mubona dusa n'abahondagura ku ibuye, dusa n'abakubitakubita ntitugereyo. nuko tujya imbere y'Imana iteka tujyanye amadosiye y'ibintu ibi ngibi byo ku isi, ibi bifatika. ujya imbere y'Imana kubera ko bizinesi yanze, ujya imbere y'Imana kubera ko amadeni yabaye amadeni, ujya imbere y'Imana kubera minerivare z'abana, ujya imbere y'Imana kubera amafaranga y'ubukode, ujya imbere y'Imana kubera ugasanga bya bindi uriho urashakisha imbere y'Imana, n'ubundi ibyo ni ibikoresho, ni ibikoresho umukoresha aho umukozi we. ntabwo ari byo rero byakagombye kuza imbere ku muntu, ku mutware, ku mwami nk'uko. oya, ntabwo ari byo. izabaririze ababaye muri diplomasi bakubwira, umuambasaderi igihugu cyamwohereje nicyo kimugaburira. ariko ibyo simbitindaho kuko tuzabyigaho ku cyumweru Imana nitugirira neza ibitwemereye, kuko kuvuga ni ukwacu ariko gukora ni ukwayo, niyo yerekeza, ariko twabivugaho yabitwemereye. ariko ndashaka kukubwira ngo ibyo dushyiraho imbaraga dusaba tuzana imbere y'Imana, mu by'ukuri ntabwo ari cyo amasengesho yabereyeho mbere y'ibindi byose, kuko ibyo Yesu yaravuze ngo ibyo n'abapagani barabisaba, ibyo n'abapagani barabikenera. Haleluya. ngo kuki twiganyira imyambaro, twiganyira ibiryo, twiganyira ibi, ngo ibyo n'abapagani nabo
barabihabwa. Bigaragara ko yagaragazaga ko ibyo dushyiramo imbaraga ntabwo ari cyo cyatumye isengesho ribaho. Imana yacu ihabwa icyubahiro, ahubwo hagombaga, nk'uko nababwiye, ngo icyo umwami yavuze gihinduka itegeko. Imana yaratubwiye ngo muri ya itangiriro 1:26 ngo batware. Ntabwo Imana yishyizemo ngo dufatanye nabo dutware, oya. Imana yaguhaye ubwami bwo mu isi yabuhaye abantu rero mu itegeko handitse ko umuntu ari we yahawe iyi si kandi ari we agomba kuyitwara. Ijuru rikaba iry'Imana nk'uko twabibonye muri Zaburi 115:16. Ijuru ni iry'Imana, niho itwara, niho iyobora. Isi yayihaye umuntu ngo ayitware, tegeke. Haleluya, Imana yacu yahabwa icyubahiro. Niyo mpamvu rero ukeneye kujya guhabwa amakuru, guhabwa umuyoboro wo kugira ngo ya branch y'Imana, ya sikirisare y'Imana ubashe kuyikoramo neza. Noneho mu gihe havutse ikibazo gisaba ijuru ko riza muri intervention, ko riza gutabara, aho rero niho ibintu biba bikomereye, kuko wowe ugomba kwemerera Imana ko ikorera muri wowe. Niyo mpamvu iyo ugiye gusenga ugomba kugenda mu gitondo kugira ngo porogaramu y'Imana, porogaramu iri muri headquarter, mwibuke ijambo Yesu yigisha ziriya ntumwa ze gusenga, yarababwiye ngo nimusenga, hepfo gato muri Luka 11, ngo nimusenga ngo mujye muvuga ngo Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe. Izina ryawe ryubahwe, ntawe ubahamagara ujya imbere y'umwami ngo narangiza avuge ngo waramutse. Oya, uramya, uciye bugufi uramya. Haleluya, Imana yacu rero ihabwa icyubahiro. Rero izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bikorwa mu isi nk'uko bikorwa mu ijuru. Ni ukuvuga ngo ibyo rero iby'Imana ishaka urabimenya mu gitondo wabyukiye imbere y'Imana, kugira ngo umenye ngo uyu munsi muri gahunda yanjye nk'umutware, nk'umwami, nk'ambasaderi, Imana irashaka ko biza gukoreka gute. Haleluya. muri Yakobo niwe avuga ngo musenga nabi niyo mpamvu mudahabwa. Imana idutabare. Ugomba kujya imbere y'Imana kugira ngo ibikorwa uyu munsi, ubushake bw'Imana, ibyo ishaka gukora biba ariko bikoreka mu isi. Rero niba ari wowe ugomba kwimplementinga, gushyira mu bikorwa bya bindi Imana ishaka ko bikorwa, ugomba kubimenyeshwa. Kandi niba umwuka w'Imana ari bukorane nawe muri bya bindi, ugomba kwemera akaza kugukoreramo, ukemera ukaba igikoresho, kandi ukitegura kuba igikoresho cyejejwe, kugira ngo noneho umugambi w'Imana ubashe gukorera mu isi, umugambi w'Imana uze kubasha gusohora mu isi. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Rero urumva ko mu gihe Imana igukeneye, wowe mutware, Imana iragukeneye nk'uko nawe uyikeneye. Ariko iyo turiho turareba uburyo tubanye n'Imana, uburyo tubayeho, twebwe twifashe nk'aho ntibinatureba, ntitunabizi, ntituzi ibyo dusabwa, ntituzi uburyo twabigenza. Ariko mwene da, Imana iragukeneye, kuko ntabwo yabasha kugira ikintu icyo ari cyo cyose yakora mu isi
itabanje guhabwa uburenganzira bugendeye ku itegeko riri mu itangiriro 1:26 guhabwa uburenganzira nawe wowe wahawe isi. Ugomba rero guha autorisation Imana kugira ngo yopere mu isi. Niyo mpamvu abantu bavuga ngo yo none se ko bavuga ko umwuka wera aba muri twebwe ariko nkaba mbona agiye adakora. Ntabwo uramuha uburenganzira, ntabwo, kandi akeneye ko umuha license yo kwemera agakorera muri wowe, akagukoreramo. Rero wowe ntabwo urabimwemerera, ubushake bwawe buracyari ubushake bwawe, ntabwo wari warekura. Logike ziracyari logike, ntabwo wari wazirekura. Kwikunda biracyari ukwikunda, ntabwo wari wabirekura. Kandi wibuke ko uri umutware. Umutware iyo yikunda igihugu kiba cyamunaniye. Umutware agomba gukunda abo ashinzwe n'ibyo ashinzwe n'igihugu ashinzwe. Imana rero niyo karagiteri yayo. Ntabwo karagiteri y'Imana ari iyo kwikunda, ari selfishness. Oya, karagiteri y'Imana ni urukundo, kandi Imana ifite karagiteri yo kwita kuri buri kintu no kuri buri muntu. Niyo mpamvu rero nawe kugira ngo Imana izikorere muri wowe, ibyo byose ugomba kumenya ko bikenewe, maze ukabiha ukemerera Imana wese bivuye mu mutima, kandi utari urabikorera icyubahiro cyawe, ahubwo ubikora kubw'icyubahiro cy'Imana. Izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Rero njyewe njya nibaza, cyangwa nabitekerejeho ndiho nategurira ijambo, nibaza niba buriya kenshi tutisanga twibeshya, tukisanga turibeshya inshuro nyinshi, ariko tukiri mu bujiji, twibeshya yuko turi mu murimo, twibeshya yuko duhagaze neza, ariko tukisanga ntitwayimenye kubera kuba tukikunze cyane, twivugiyeho, twirebaho. Waba umutware wirebaho, ubwo igihugu ntibazana kiguterurana ukanuye amaso, ntakigutwara da. Cyane cyane ko tuzengurutswe n'ubundi bwami. Urebye nabi guhumbya rimwe barabigutwara, udahagaze mu nshingano zawe barabigutwara. Reka noneho twihuse turangirize kuri iki ngiki cya gatatu. Yesu yabigishaga kumenya icyo Imana ibashakaho n'uburyo bwo kubishyira mu bikorwa. Aha kumenya icyo Imana ibashakaho n'uburyo babishyira mu bikorwa, hariho kumenya ko basubijwe ubwami n'ubutware. Ibyo turabibona muri Matayo 4:17, aho Yesu Kristo yavuze ngo nimwihane kuko ubwami bw'Imana buraje. Rero ni ukuvuga ngo ubwami bw'Imana bwahageze, nimwihane. Kuko kondisiyo, uburyo bwo kubibamo, ni uko kondisiyo yo kugira ngo ubashe kwinjira muri ubwo bwami bw'Imana, ubashe gusubizwa bwa butware, ubashe kubukoresha, ni uko ujya imbere y'Imana ukihana, ugakurwamo, ugakubwamo. Gukuba, ubyumve neza, kwa kwigomeka kose, kwa kwigomeka ku Mana kugomba kutuvamo, tubyanze tubikunze. Niba dushaka gusubirana ubutware, niba dushaka gusubira mu mwanya wacu, tugomba kujya imbere y'Imana tukihana kwa kwigomeka kose, tukakwihana. Kuko iyo usomye mu gutegeka mu ngoma za kabiri, ingoma za kabiri 7:14, haravuga ngo iyaba ubwoko bwanjye bwari bwicishije bugufi bugasenga, haleluya, bugasenga, bugasaba imbabazi, bukaza imbere yanjye, bukihana, buciye bugufi. Guca bugufi bisobanura kwihana,
kuri pentinga, ukihana bwa bwigomeke, ukihana ya malojike, ukihana kwa kwitekerezaho, ukihana kwa kwivovota, ukihana, kuko ibyo byose bigaragaza ko Uwiteka Imana Nyiringabo ari umunyantege nke. Iyo utangiye kwizengurukaho wireba wumva na ya magambo mabi, ese jyewe ibi nzabigeraho, ese ibi bizakunda, ese ibi bizashoboka, ibyo byose ni ukwigomeka, kuko twebwe ubwacu ntacyo twakwishoboza, kereka iyo turi muri connection n'ijuru. Aho niho byose birashoboka kandi bikoroha. Rero tugomba kwihana tukinjira mu bwami, kuko ubwami bwatugarukiye. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Ikindi cya kabiri ni uguhindura abantu abigishwa. Iki turakibona muri Matayo 28:19 kugera kuri 20. Ejo hari aho twibazaga ngo ese abemeye kuva muri uriya mwijima bakezwa bakajya mu nzira, abo bonyine nibo bazakomeza kuba mu bwami? Ese abandi abaguye cyangwa banze kuvamo bo bizagenda gute? Abangaba bose bari mu nshingano zacu. Dufite inshingano zo kubagarura, zo kubagaruza, tukabagarura nabo, kuko Yesu we yigishije abantu bakeya bagomba gukomeza umurimo. Mwibuke ko yari ari kumwe n'intumwa 12 umunsi ku wundi, ijoro n'amanywa, ariko yabateguriraga kugira ngo bazakwire isi yose. Ariyo mpamvu natwe uyu munsi turiho turavuga ubu butumwa bwiza. Yarababwiye ngo mugende muhindure abantu abigishwa. Haleluya! Muhindure abantu abigishwa, ngo nibemera babatize, kugira ngo bashyirweho ikimenyetso cy'uko koko bazukanye na Kristo Yesu. Ndavugana nawe waba uriho urakurikira utarabatizwa mu mazi menshi, nkubwira ngo mwene data, kwinjira mu bwami bw'Imana utariho ikimenyetso cy'uko wapfanye na Kristo Yesu ukazukana nawe, ntabwo bizoroha, nta nubwo bizemera, kereka umunsi uzemera ukava ku izima ukajya mu mazi menshi ukabatizwa. Kwakira agakiza ni itike, ariko ntabwo ariko gushyirwaho ikimenyetso, kashe ivuga ngo ni siri yo kuvuga ngo uyu koko yabaye icyaremwe gishya, wa wundi noneho akwiriye kongera gusubizwa mu bwami, agasubizwa n'ubutware. Ngo hanyuma ku murongo wa 20 akavuga ngo muzabigishe ibyo nababwiye byose. Iby'Imana rero yatubwiye tugomba kwigisha abandi ni inkuru z'ubwami. Haleluya! Ni inkuru z'ubwami, ni ubutumwa bwiza bw'ubwami. Ni naho muri Matayo 24 ku murongo wa 14 havuga ngo imperuka ntizaza isi yose itaramenya ubu butumwa bwiza bw'ubwami. Ubu butumwa bwiza bw'ubwami ni ubw'igiciro. Ntabwo ari uko wagiye mu materaniro kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru ugakurikiza gahunda zose z'iteraniro, z'itorero. Ni byiza warakoze, ariko ukeneye kumenya ubutumwa bwiza bw'ubwami, kandi umurimo wawe ni uwo kubugeza ku bandi. Ese mwene data, ugejeje ubutumwa bw'ubwami ku bantu bangahe? Ni bangahe umaze kubwira ko iyi si turimo ari extension y'ubwami bw'Imana, kandi kuri umutware, kandi ko uhagarariye ubwami bw'Imana, kandi ko ugomba kubugeza mu bandi nabo bagahinduka abatware? Haracyari abari mu mwijima kandi bagomba kuvanwamo. Haleluya! Imana yacu ihabwa icyubahiro. Rero ugomba kwamamaza ubwo butumwa bwiza bw'ubwami. Yesu yarongera abivuga mu Byakozwe n'Intumwa 1:8, nawe yarongeye arabivuga, aravuga ngo ntimuzahere mu bakuri, cyangwa n'intumwa zohereza, muri Matayo 10 yarazohereje zigiye kuvuga ubutumwa, arababwira ngo ntimuhere mu banyamahanga, ngo ahubwo muhere mu Bisiraheli batakaye. Rero nawe hera muri ba bene so, babandi baguye,
bandi bagiye bagwa mu bintu n'ibindi, bandi baheneberereye iyo ngiyo, bandi bahinduye ubutumwa bwiza bw'Imana bagasigara bavuga ayandi makuru bitewe n'inkovu z'ibyaha. Turabizi muri Bibiliya, hera muri abo hanyuma uzagere no muri bandi bakiri mu mwijima noneho bakeneye kuvayo burundu. Rero aho uzaba ukoze umurimo wo guhagararira igihugu cyawe, mu guhagararira ubwami bw'Imana nk'umuambasaderi mwiza ugomba kwegeranya, kureberera inyungu z'ubwami bwawe. Imana ibahe umugisha, Imana ikomeze kubagirira neza kandi ikomeze kubaganiriza. Narababwiye ngo uzagira icyo yifuza kubaza kuri izi nyigisho z'ubwami bw'Imana yazandika, hanyuma yakwandika kuri WhatsApp, hanyuma noneho akaba yabona ubusobanuro burambuye cyangwa akampamagara. Yesu abaha umugisha. Reka dusenge. Data, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, Mana ya Abrahamu, Mana ya Isaka, Mana ya Isiraheli, tukuzamuriye icyubahiro. Urakoze kubwo gukomeza kutuganiriza ku by'ubwami bw'Imana. Ijambo ryawe muri Mateyo 6:33 baravuga ngo dushake mbere na mbere, dushake iby'ubwami no gukiranuka kwabwo. Ndagushimiye rero kuri uradushoboza kurushaho kumva no gusobanukirwa iby'ubwami ndetse no gukiranuka kwabwo. Reka utwemerere tuguhindukire ibikoresho, reka utwemerere turusheho guhagarara, tumenye aho tugomba kuvoma, tumenye aho tugomba gukura ibikoresho, tugomba gukura amakuru n'ingamba n'imbaraga zo gukora iby'ubwami umunsi ku wundi. Tuguhaye icyubahiro, tugushyize hejuru, dushoboze kwamamaza ijambo ryawe mu batarakumenya ndetse no mu baguye, kugira ngo tubagarure mu bwami. Habwa icyubahiro nyakubahwa, uha umugisha buri muntu wese yumvise iri jambo. Ni ukuri, wongere usa n'umubiri, wongere usa n'ubugingo. Dore umurimo uri mugari Mana, uri mugari imbere yacu. Reka usa n'imibiri yacu, reka usa n'ubugingo bwacu, kugira ngo duhagurukane ibakwe maze dukore umurimo nk'uko wawugambiriye. Urakoze, tuguhaye icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Amen. Yesu abaha umugisha, Yesu abagirire neza.